Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo yewe.
twari turi kwakirana nyine bihita bigenda gutyo. Hanyuma turashimira Imana, hari abandi bantu baje tumaze kwakirana, nibahaguruke badusuhuze mu izina rya Yesu. Umuntu waje twamaze kwakirana nahaguruke adusuhuze mu izina rya Yesu. Yesu amugisha. Uwo muntu dusuhuje yakiriye Yesu umunsi w'ejo ahita akomereza na hano, ni mukomere Imana amashyi menshi. Imana rero ibaho umugisha n'ubundi umwanya w'ubushitsi tuwukoresheje, ariko nanone turaza kongera kugira undi mwanya. Yesu abaho umugisha, nibahaguruke twakirane mu izina rya Yesu. Mukomere Imana amashyi, kugabana muri Imana y'umugisha, twakira ijambo ry'Imana. Reka Kalise asengere umwigisha, hanyuma twumve n'icyo Imana yadutekerejeho muha mu izina rya Yesu. Mutangabugingo n'ubuntu bwinshi, umubyeyi wacu mu byose byacu, umufasha kubura kuboneka mu byago no mu makuba. Aya masaha turagushimye, aya masaha turaguhimbaje. Umwanya w'uyu turi imbere y'amaso yawe, ijambo ryawe rirambwira ngo nituze aho uri tukwegere, ubundi uduhe ibidutunga mu buryo bw'umwuka, kandi uduhe n'ibidutunga mu buryo bw'umubiri. Uri umubyeyi, uri inshuti yacu. Aya masaha tugiye gusengera ijambo, kuko ijambo ryawe rizahora ari ijambo, nta mwana w'umuntu warihindura, nta kintu kimwe cyarisimbura, ahubwo dushyize mu biganza umwana wawe. Naba ari wowe izina ryawe rihabwa icyubahiro, cya kirere cy'abahanuzi, cya kirere cy'abavugabutumwa, cya kirere n'umuntu wawe ureba kwishimira, cya kirere uvugukira n'ibyawe, kuko kuri bwo buhanuzi butavangiwe, kuri bwo buhanuzi bunatongera cyangwa agagabanye, kuri bwo buhanuzi avuga ngo uzabwemera azahabwa izindi mbaraga, kuko umubyeyi wacu iyi ni impamvu izakugeza iwawe mu ijuru. Mushoze muri byose, utangirane nawe kandi usuzanye nawe. Ibyo ari buvugira n'aba ari we, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umugisha utanga mwami mwiza, umwigisha n'umwigishana n'abigisha, twese tuwakirane ubuntu imbabazi zawe. Ganza mu buzima bwacu, uganze mu buzima bw'itorero, uganze mu izina ryawe Yesu Kristo. Turagushimye, turaguhimbaza Yesu, uri umukozi w'ubuhanga, ushoboye byose, uri umunyembaraga. Uko wabirejeho uyu munsi kure, uracyakiza, uracyakora. Icyo mukundira, ufata izapfuye ukabihindura izima. Icyo mukundira, ntabwo wabwira abantu. Uwiteka n'izina ryawe ntabwo rihinduka, ingoma yawe ntabwo izahambuka. Ndagushimira ku mwanya kano kanya, gahunda yanjye izina rya Data n'Umwuka Wera. Amen. Nayo umugisha. Ubona asenga ikaba bivuga yewe ndofashe ubundi nta kintu n'abashaka ufashe iti ndabite yewe gusenga. Amen. Niba guhimbaza uri imbere y'Imana, gusahinga guhimbaza kuko ahubwo niba washyira imbere y'Imana, kurangagukanya ku mutima w'Imana, Imana izakwakira ugeze kuri bya bintu bikomeye. Wize imbere y'Imana ngo wifate gupfubyi, kuko Yesu yavuye mu gituro kugira ngo abihangane. Njyewe nahize gusenga bidashimye
umugabo bita Yona. Yona Imana yaramutumye. Yona Imana yaramutumye kumwereka ntabwo nyari bafite. Reka ufata abantu bagamuciye umwirabura ko wowe wabishe aho reka niyumve nawe agusubiye nubwo wahungira munsi y'ibuye ijisho ry'Imana rirareba uwacu cyo byarahinduka n'ahantu hato babasha kujya kuryihisha arahunga ageze mu bwato ateza ikintu bita umuraba ishuheri iba nyinshi. Aleluya. Kugeza aho urupfu rumize ageze mu nda kubonisha amafideli arabona bari banze kuganira hakiri kare ugiriye umuntu n'imbabazi ugiriye ibambwe wazigana n'abana. Aleluya. Bazasenga mu bibazo aho basenga ufite akazi usengera n'akazi senga ukwezi kw'iki twageze ntabwo twagufite usenge kwigishije wambaye ubusa wambaye senga. Aleluya. Umwana umusaro wabo ubusa senga umugabo wabo ubusa senga umugore wabo ubusa senga kinagize n'abagerageza ubwoko. Aleluya. Kadusome ijambo ry'Imana twihuse kugira ngo dusenge Imana cyangwa se mbeho gatoya ku ruhande ubundi dusoze. Mungire mu kuva 24 umurongo wa mbere paji eshatu umusomyi wihuta n'ahandi yihuta adusomere 23:24 kuva umurongo wa mbere havuze iki? Kadusome kuva umurongo wa mbere turavuga ngo isezerano ry'Uwiteka n'Abisirayeli rirakomeza. Yego. Imana ibwira Mose iti zamukana Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisirayeli 70. Yego. Yerekana Uwiteka. Yego. Namwe musenge mukiri kure Mose abe ari we winjira hafi y'Uwiteka wenyine bo ntibamwinjire hafi kandi abandi bantu ntibazamukane nawe. Mose arazabwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. bose bamusubiza icyarimwe bati Uwiteka avuze byose tuzabikora. Uwiteka ibyo avuze byose tuzabikora. Ngira muri Matayo Matayo ibice 69 umurongo waho wa mbere paji 32. Matayo 69 umurongo waho 69 kibaho se 27. dusome Matayo 20:69 avuze amagambo ngo 27:69 garukira ku 6:6 Petero yihakana Yesu. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo umuja aramwegera aramubwira ati nawe uri kumwe na Yesu w'umunyagalilaya maze
w'i Nazareti yongera kubihakana arahira ati uwo muntu simuzi. 73 hashize umwanya muto abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati ni ukuri nawe umwe muri bo ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanisha. Haleluya. Imvugo yawe irabigaragaza, ingendo yawe irabigaragaza, imyicarire yawe irabigaragaza. Haleluya. Irabigaragaza. Amen. Nje nawe ikibazo gikomeje kundi ubona ko kwimvira bigaragaza. Haleluya. Amen. 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 Uyu nguyu umugabo bita Petero. Petero yagendanye na Yesu igihe kirekire. Mwabana yigisha 12 kandi yerekana urukundo ko no mu mvugo wagira gute bazajya. Ariko kuko Yesu aberemishe, kuko Yesu areba mu mutima akamwitegereza akavuga n'uko batabiramurikiye ndamurikiye kubera ashaka ibyo kurya. Niba uri ibyo kurya ejo ntabwo tuzakukigendana, ariko nasoza n'uko azagaruka agira gute asaba ibyo kurya. Haleluya. Barakomeza urugendo, barakomeza Yesu agera ahantu aramubwira ngo ubundi Petero uharuka namubwira ngo urumva data urukundo rukunda abantu urukundo mukunda usibye ko warubona ugiye gupfa nanjye ntabwo nakamenya gute. Haleluya. Twebwe abana b'abantu ushobora kuba ndamukunda kuko twareba mu gihe cyo gutekereza uri kuva ngo ndamukunda, ariko Yesu ntawe wamwishushanyaho. Petero ashatse kumushushanya Yesu aramureba aramubwira ngo intara ya gatatu turamugize gute ngo nyihane. Muri ibyo yaravuze ngo nikomezaho Yesu Kristo nta wundi rutare twakwibogamiza usibye Yesu. Nta yindi nkingi twabogamira usibye Yesu. Aya maraso Yesu yamenye ni amaraso akomeye, ni amaraso abantu twese twaha agaciro, ariko tubibona. Rero Yesu abwira ngo akure, abwira ngo Yesu yaguhombye. Mwakire ijambo ry'Imana. Yesu afata Petero. Haleluya. Aribuze kwa amen. Aribuze kwa amen. Mushobora kumva. Ndamukunda. Yesu afata Petero. Ngaragenda arihishe aricara ababonaga bagendana nawe aramubwira ngo uyu mugabo yarajyana na Yesu. Umugabo siyo yarajyana na Yesu atereka uwo mubona nirakaza murebe neza ega
nahuye n'ikibazo kitari n'abahanzi. Haleluya. Nagiye gusenga umuhanzi akikoza mu bicu akambwira izo mpene zitaya, numvise umwuka ambwiye ngo ugiye gufunga. N'abareba muhabere bwigenge siriba sije zavuze iki bigumanga bamanurira n'abantu y'abashinzwe Imana y'abahanzi bakumva ngo mwisi yafungira ishoro yanyuma ngo nagiye kureba umugabo w'inyuma turasenga rwose tujya n'ibyiza arambwira ariko David mbonye ibintu bikoranye imbere ushaka se ko mbona abadimu kuri wowe kandi byazize nta minsi yaciyemo navuye mu kazi bisanzwe navuye madamu amaze kubyara amaze icyumweru abyaye ntagaragara mu mugongo reka ajya guhaha umukazi wo kwitana mu isoko urumva arimo minsi mikuru ya Noheli 14 y'Ukwakira naza n'umugabo yamugiramo ntabwo agifite ndetse wa mugabo we bivuze kureba ibyangombwa bikaba binjiye guhaha madamu ntarabona ikora amazi gatwara noya nimwebwe mwicaye hariya nta kibazo barusha kubaha turaza kukagenje ibisobanuro bataho mbese ntabwo wabyaje niyo twaje tugana banyuza ku kagari kuwa kabiri nkajyana kuri birade amajyana gihugu twa benshi mbwira komanda n'abanafana kiwe kiri iranga kundaika kwita kudekarara ari kudekarara ikibazo cy'ubuzima umugore yaraza ambwira ngo uba winjiye mu tuzaba ikibazo cyawe turacyumva ndiki kugira ngo ikibazo vuba ikibazo gikomeye ariko mukambwira wasenze nijoro n'imigande inkoko ndazirya pe ntabwo ni ibigori inkoko ndazirya kuwa gatatu mbona tata igeze aho ngaho ubona tata ni cya kimodoka batangira gusoma amazina batubahereza ibipapuro kandi gufunze muri brigade komanda arabitegereza ahita abwira fana ngaho mwanditse n'iki handitseho ubuzimizi mbona biramufashe byanaje aravuga ngo mezi z'amakuru zihingure gashize mezi ibintu bivana kuri biri bise barabyanya bahingura sinzi banditseho twabite kura nateze pakabuka mbadui kila fanya kwende naranja ngajumbe uri hanja ndui kurageze kwa kabuka ndavuga rero ni hatari ubu ndi yakiriye twageze kwa kabuka muri weekend twahurana twambaye kuri 22 z'ukwa 12 urumva iminsi twafunzwe ntabwo yabara kuko tutari bwabona mburanye ndatsindwa kubera nta byangombwa n'akarasiro ahorayo we n'abaranza mukanye mu bacuruzi
nyinjira naravuze nti reka tujye muri korali ngo yo korali urumva naraza kujya muri korali hano nkaba ngiye muri korali yo muri gereza urumva naraza kuvuga ubutumwa ndi hano sijya kuvuga muri gereza nyinjira njya muri iyo korali babonye babonye bacanye abashitsi bumva abashitsi baje ndivuga naramwisigira y'urumanye peri urumenye ushaka kwiranya tumwanye peri sera hano umuhanuzi bagenda umwuka urabesha wiruka yo cyane Nacheka mwana wangu ni wasiti na mbali zite ndio kaenda kucheza ni chezea watu kwa mlimani ndio kizee ichezea watu kwa mlimani aho ikintu kije kumusaba kimwe ugiye kwihana ugiye kwatura nurangiza tugusengera Imana nitumara kugusengera Imana uzata ndavuga ntabwo abacuruzi nagezemo hari abandi iteregezi ni umwaka umara y'umwaka waba uri umunyamwaka ukajyaho abana niwe twari baruze utwihishahisha kandi uri kuregeze vamo amacupa zaba muri kuregeze we ni ibintu bizima bazifunga ndabona yarakoze ingeregezi umuntu aba yarakoze iki barambwira ngo bamusuka tuvugeze ubuzima ntitabuze uri hari ugiye no gutaha nabi ni haya barabara inama y'abakozi mu 12 tuvuga rero ipanda ishi amafaranga ni kuri basi amura ni na bana babaye igihumbi cyo kuri gereza ni miliyoni bana igihumbi bitakura n'imokozi zishaka murakoresha saa sita z'amanywa twari baje zikaza magana cyenda magana yangaya nzareba umuyobozi kubwira ngo sorry bose nzirane n'abasize muzere njyane y'amafaranga barayana kandi bayana banayana ndavuga rero umugambi w'Imana abaririmbyi bafata igihe barasenga dufata amasengesho umwana arambwira njyewe maze amezi 9 nzira ubusa ntabwo twakwishimira ko n'abamama bafata amasengesho y'isi ariko ubwo nageze aho ngaho bari banjyanye kuko ku cyumweru nyine igihe nateraga amakorasi abavandimwe mu materaniro mu kigo baravuga ngo duterera amakorasi hasi yo mu gihugu ubundi bahita mu gihugu nahise ndigo n'amagana cyenda mbwira Imana abantu badasohotse hano njyewe nzajya gusengera ushima Imana iki nzajya nza gusura ingoma koko niba hari ikintu kibabaza cyane ubwoba ni ukuvuga udafite ubwira abandi barabasuraga njyewe mbura n'umuntu bamugeraho ukwezi kose ndahamaze nta mama n'umugore nawe namuhamagaye urumva nta nshuti abandi barabasaba bakazana neza reka leta migumu y'umunamugani n'ijyamo na 500 nzajya mfata isabune ya 500 njye kwakuka cyangwa se na ihereze umuntu asura
reka tugusengere nugera mu gihugu tayari uzagende ushima Imana uvuge ibyo Imana yakora. Ntabwo babeshya, Imana yafashe amezi atandatu yahindura ukwezi kumwe. Abo batandatu urumva bari bavanyemo bajyana mva muha umwaka asana muri itandatu, mva muri itandatu bitajya mu kwezi kumwe. Arasengera mbwira Imana ndayibwira nti uriya mufati w'inzererezi nazazivure nyiri muri kiriya gihugu cy'abarundi, abo twiciriye rimwe ntibazatahe njyewe ngo basigara. Imana iragenda imuri batangira batatu, umushumba umufana umushumba yagera muri wikendi mu minsi mikuru ajya kwiga umusozi. Baba nise umushumba araje gufungura nanjye namaze nawe raza nanjye nabyirukamo ndi kuvuga ngo nderereye nzereze wacumbitse umutekereze nta hantu na hamwe wamaze bagasanga bakabwira ukuri kurega muco nibasanga uri kwirinda bazakujyana mu ndege ni imyaka tuvuga Imana no gushima bizashira ngoma aho ngaho umunsi wa mbere uwo twari dufatanyije ubudirija araza ndamugisha inama ndamubwira ndetse wagira inama ukuyitegereza wamwegezaho arambwira ati yewe ntacyo ushinzwe hano maze umwaka ariko kuzuza ngwino mujyanije twarasohotse twibwira abarwayi tujya mu barwayi kugira ngo ahangize uriya agiye kubabwira ikibazo cyawe narakiye hari mu gatondo ngasanga ndagenda yicaye ku ntebe ikibazo kimeze gutya mereye reka mbwira bose iyo babaye nijye kumuzanira uyu musore kumeze gutya uyu muhungu baramuzanira bwacu sinzi aho aherereye, niba ari umuzererezi niba ari imacumbizi niba ari imitegereze mumurebere kwihisha niba aherereye. Hahita bahamagara ababishinzwe bandebera kwihisha basanga ni uwo mu nzererezi. Inzererezi ni ukwezi kumwe yabisubiza maze nzenguruka n'ubundi kubara kandi hari iminsi ibiri mu macumbi umushumba n'abacunga umufana ikabwira bose yari gufata umujyane mu nzererezi numvise ari naho naje narahageze bona ni mutima bona nibaye ndaho naho mu nzererezi muri 40 aho byaba iyi nyiri 40 zari naho ndajyana uraca kwitanitse giye kumva abantu basuye bagashoboye basuye ibiryo mvuye ku tuvuye gihagarika sanga abantu bose bicaye mu kibuga twaziye ndavuga ngo ubu mara rifite ibiryo giye kujya ngeze mu gikoni ndambaye ese baciye kubera kurageze ngaho abaje bafite iki kwica kuba muri leta nibo basohotse yabigeze hasi abajya hari ntabwo narahageze mu kabaga izina ryanjye ndavuga ndi kuro nditaba atwereka twicara arongera baraduhamagara bwa kabiri baravuga ngo reka tugiye gutaha ariko muzindi ntituzongere kubavuga gutaha udafite n'amakuru agira inama ndavuga ikirere wowe wumva ko utasenga guterana kwawe hari aho byandikwa intoki zawe hari aba yandika iyo
Imana.